Ibihe byiza kuri we wahisemo kubana natwe mu kiganiro Inshoza y'umuco, ndakuramukije kandi nguhaye ikaze ngushimira cyane by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu Inshoza y'umuco. Mbahaye ikaze rero mwebwe mwese kandi ndabaramukije mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe abo mu Rwanda rwino n'abo mu Rwanda rwiyo. Imana ikomeze kubaha amahoro n'imigisha, ibahe guhirwa mu byo mukora byose, muhahe kandi muronke. Imana ibahe ibyo kurya ndetse nabo kubirya. Mu kiganiro Inshoza y'umuco rero nkuko tubyemeranya, turahugurana, tugakeburana, tukidagadura ndetse tukungurana ubumenyi bushingiye ku muco ndetse n'amateka yacu binyuze mu karango gasumba utundi k'umuco, ariko ururimi rw'Ikinyarwanda. Ikinyarwanda ingobyi duhekeye umuco ukatubera urutirigongo rw'igihugu cyangwa se umutima w'igihugu bitewe n'uko ubyumva. Nguhaye ikaze rero kandi niba ari ubwa mbere tugiye kubana muri iki kiganiro, ukande muri iryo jambo ryanditsemo subscribe kugira ngo wiyongere mu muryango wacu Inshoza y'umuco, ndetse ntiwibagirwe no gufungura inzogera kugira ngo ibiganiro tuzajya dushyiraho ujye ubibona mu ba mbere. Njyewe tugiye kubana nk'uko bisanzwe, ndi Samu Muvunyi, ikiganiro cyo ni Inshoza y'umuco. Uyu munsi tugiye kuganira ku mvano y'inganzo y'amazina y'inka mu muco nyarwanda. Nkuko twaganiriye, mu muco w'u Rwanda habamo inkingi zigera kuri 3 zirimo umurage, ibihangano ndetse n'ibitirano. Mu nzira ikomeye rero abanyarwanda bagenda baherezamo abandi umurage harimo inzira y'ubuvanganzo, aho umurage cyangwa se uruhererekane rw'ibisekuru tugenda duhererekanya byinshi binyuze mu makuru, kandi ayo makuru tukacisha mu bihangano, aribwo tuvuga ko ubuvanganzo butubera inzira nyayo yo kumenya amakuru y'ibyahise, tukamenya aho tuva, bikaduha imbaraga zo kwishimira aho tugeze cyangwa kwinenga ibyo tutakoze neza, bityo bikadufasha kubaka ahazaza heza h'igihugu cyacu. Ni muri urwo rwego rero akenshi mujya mu bavuga ibyo bita amazina y'inka. Iyi nganzo y'amazina y'inka byagenze gute kugira ngo ibeho? Imvano y'amazina y'inka ni iyihe? Nibyo tugiye kuganiraho muri kiganiro Inshoza y'umuco cya none. Mu Rwanda rwa kera rero inka yari ifite agaciro gakomeye. Inka niyo yarangaga ubukire, niyo yari ifaranga ry'ubu. Twagereranya n'ifaranga rya none cyangwa se n'ubukungu bwa none. Inka niyo yari ipfundo ry'ubuhake, kandi tuzi neza ko ubuhake bwarambye mu Rwanda. Ubuhake rero bwatumaga umugaragu bumuhambira kuri shebuja, akaba inshuti ye, bikageraho amera ndetse nk'umuvandimwe. Ubwo buhake rero bwahambiraga umugaragu kuri shebuja akenshi kugera ku rwego aho yiswe umuntu we bwabaga bushingiye ku nka. Akajya rero akwirahira avuga ati naka yampaye inka, cyangwa se kanaka yampaye inka, cyangwa se uwangabiye. Uwangabiye byabaga bisobanuye nyine uwaguhaye inka, uwangabe, uwangabiye, ngabe, ngabirano n'ibindi byinshi bituruka ku kugaba. Kandi iyo bavugaga kugaba mu muco kera nta kindi wagombaga kumva, wumvaga yuko bagabye inka niyo yari ingabirano ikomeye kurusha izindi. Hanyuma rero ubuhake kandi bwagiye buvuna benshi, bakabuvugiraho. Bamwe bavuga bati ubuhake burica, abandi bavuga bati ubuhake bujya kukwica buguca iwanyu, abandi bavuga bati ubuhake bwananiranye bukukisha umugabo ikijyaruguru. Hari naho nyine bwatoneshwaga, nyine umuntu akavuga ati ubuhake bwa cyane bukunyaza mu ngoro. Urumva bavuga ngo ubuhake bwa cyane bukunyaza mu ngoro, babaga bashatse kuvuga ko iyo uhatswe cyane ukaba umutoni kuri shobuja, hari igihe ushiduka ukamenyera. Nyamara burya kumenyana ni byiza, ariko kumenyerana ni bibi. Ibyo rero byatumaga ubuhake butuma umuntu agira ubwibombarike. Niho bavugaga bati iyo ubuhake buteye hejuru uratendera. Ariko rero kandi uwafataga n'aba bagaragu nanone yarabigayirwaga, bakavuga bati nta gufata n'abo umugaragu kandi ari we ukugaragiye muri ayo matungo yawe. Ibyo rero byatumaga umugaragu na shebuja bagirana umubano mwiza. Umubano rero mwiza hagati y'abagaragu ndetse na ba shebuja niho havaga rero kugabirana. Umugaragu wahemukiraga shebuja nawe
baramugayaga ndetse rimwe na rimwe bakanamunyaga kuko we babaga baramugabiye. Uwabaga rero ahatse abagaragu yagombaga kubagoboka iyo babaga bari mu byago, bakennye cyangwa se basumbirijwe n'izindi ngorane. Ibyo bigatuma umugaragu ahora anambye kuri sebuja kuko yabaga yaramugobotse. Umugaragu rero na shebuja babaga bafitanye ubumwe bukomeye, kandi ubwo bumwe nk'uko tubivuga nta handi bwabaga bufatiye ku nka. Iyo wabaniraga neza shobuja, ikimenyetso gikomeye cyakorekaga ko wamubaniye neza yarakugabiraga kandi akakugabira inka. Iyo ubwo bumwe rero bwazagamo agatotsi ku mugaragu, shebuja urumva nyine yaramunyagaga za nka yamugabiye, kandi naho byaba biturutse kuri shebuja umugaragu akamwimura akajya gukeza ahandi. Niyo mpamvu hari imigani bajyaga baca ngo umuntu ashobora kubura se ariko ntiyabura sebuja, umuntu abura se ariko ntabura sebuja. Ibyo byabaga bivuze yuko iyo uguhatse yabaga atakubaniye neza, waramwimukaga ukajya gukeza ahandi. Intwari yo ku rugamba yagororerwaga inka. Ngira ngo muri bya bitaramo byo kuvuga amacumu, kubaza amateka n'ubuvanganzo, iyo habaga hari bube bya bitaramo byo gushimira abantu bitwaye neza ku rugamba cyangwa se kuvuga uko urugamba rwagenze, ari byo bitaramo byitwaga ibitaramo byo kuvuga amacumu. Uwabaga yarabaye intwari ku rugamba, mbere yo kumuhemba haba umudende, haba impotore cyangwa gucana uruti, ibyo byose iyo byakorwaga ababaga barabaye intwari ku rugamba mu byo bagabirwaga, mu byafatwaga nk'ibihembo bikomeye n'inka zabagamo. Intwari rero ku rugamba mu bihembo, mu mashimwe yahabwaga habagamo n'inka. Hanyuma iyo umuntu yabaga afite inshuti ye cyane yakunze bakabana neza, ikimenyetso cy'uko babanye neza nawe yamugabiraga inka. Aha murumva inka irimo iragenda ifata urwego rukomeye cyane mu mibanire n'imibereho by'Abanyarwanda kuva mu mateka yabo, ku rugamba, mu miyoborere ndetse no mu mutekano. Wahemukiye undi mu bintu bikomeye rero, iyo bajyaga kumuca ikiru nanone bamucaga ikiru cy'inka. Iyo nka y'ikiru ikaba nk'ikimenyetso cy'uko usabye imbabazi kandi wemeye amakosa wakoze. Inka rero yahuzaga inshuti, kuko iyo abantu bahanaga inka byabaga ari nk'igihango gikomeye ko babaye inshuti magara. Inka kandi yari ikimenyetso gikomeye cyane mu ipfundo ry'imisango y'ubukwe, kuko niyo yari inkwano y'umuryango ugaragara ko ukomeye wifite, kugeza naho utarayibonaga yajyaga kuyikorera kugira ngo igihe cyo gukwa kizagere afite inkwano, kuko ubundi mu muco n'amateka bigaragaza ko mu Rwanda inkwano ikomeye yari inka. Ni nayo mpamvu no mu misango y'ubu n'abakoye amafaranga n'abatanze ibindi bitari inka babyitirira inka, ugasanga mu misango y'ubukwe bw'Abanyarwanda harimo no kuvuga amazina y'inka. Ibyo rero byatumaga inka ikomeza kugira agaciro gakomeye cyane mu mibereho n'imibanire y'Abanyarwanda. Umusore wabaga rero yararongoye byukurukirizaga iyo bataga gutanga inka y'indongoranyo, batangaga inka zo kukamirwa abageni. Inka yari itungo rikomeye cyane mu mibereho n'imibanire by'Abanyarwanda ndetse no mu muco wacu no mu mateka yacu. Inka ifite agaciro gakomeye, ndetse no mu itwikurura. Muzi ko mu gutwikurura bajyanaga amata, ayo mata bajyanaga gutwikuruza rero nayo ubwayo yagombaga kuba ategetswe kuba ari amata y'inka, nta rindi tungo, ntiyaba y'ihene, ntiyaba ni amata y'inka yajyanwaga gutwikurura. Umubyeyi rero iyo yabyaraga, kujya kumuhemba ryari itegeko ko hagendamo inkongoro ndetse n'ibyansi by'amata. Umwana iyo yahambaga se cyangwa sekuru yahabwaga inka, ya nka bita inkurarwobo cyangwa se inkuramwobo. Umwana wahambaga nyina cyangwa se nyirakuru nawe yahabwaga inka yo gukamira nyina cyangwa nyirakuru. Mu mihango yo kwera hazagamo ibyerekeye kujya ku kibumbiro, hakazamo ibyo guha amata abana bo watabarutse. Mu ndamukanyo z'Abanyarwanda murabizi ko havugaga ngo gira inka, undi agasubiza ngo amashyo n'amagana, gira amata, ahore ku ruhimbi. Ibyo bintu byose bigaragaza agaciro inka yari ifite mu muco w'Abanyarwanda. Nta kuyibagiza rero ko mu by'Abanyarwanda bafatiragaho bagena ibihe by'umunsi, inka yari irimo ibyo twakwita amasaha ya none. Burya inka niyo yari fatizo ryo kumenya ibihe mu muco w'Abanyarwanda. Aha ngaha mwumve agaciro inka yari ifite. Urugero wenda niba tuvuze
ngo inka zahuka byagereranywaga no mu masaa moya izuba ritangiye kurasa, bakagira ibihe byitwaga ngo mu nka zikamwa. Icyo gihe ni nko mu masaa moya na 10 sangahe gutyo, iyo bavuga ngo inka ziva mu rugo mu masaa moya, bakagera mu nka zikamwa, bakagera mu nka zahutse mu masaa 2, bakagera inyana zahutse, inyana zahukaga nyuma nyirumva ya za nyina, hanyuma bakavuga inyana zitaha mu masaa 4, kaza mu mashoka y'inka nko mu masaa 7, bakavuga mu nka zikuka cyangwa se mu makuka, ubwo ni nko mu masaa 8 inka zikutse nyine zivuye gushoka. Ibyo bavuga ngo inyana zisubira iswa mu masaa 9, igihe abaragira inyana ko benshi babaga ari abana, urumva saa 4 barazicyuraga bakaruhukaho, bakarya bakaruhukaho, hanyuma zikaza kongera kwahuka nko mu masaa 9, aribyo bitaga ngo ni igihe inyana zisubira iswa. Bakavuga ngo inka zihinduye nko mu masaa 10 nimugoroba, bavuga ngo inyana zitaha nka saa 11, bakageraho noneho ngo inka zitaha mu masaa 12 n'igice, bakagera mu nka zikamwa nyine nimugoroba mu masaa moya. Urumva rero byonyine no kugendera kuri ibyo tuvuze by'amasaha, ntabwo watangazwa no kubona rero haravutse ubuvanganzo bufatiye ku nka, kubera yuko murumva ko inka yari ifite agaciro gakomeye cyane mu muco, mu mibereho n'imibanire by'Abanyarwanda. Aha rero nk'oyo bavuga ubuvanganzo ku nka, turebe na nk'amahamba. Amahamba ni indirimbo abashumba baririmbaga bacyuye inka. Izo ndirimbo rero zizwi mu Rwanda hose ko umushumba yacyuraga inka afite indirimbo aririmba kugira ngo inka zumve yuko ari kumwe nazo atazitaye, kandi mbabwire ko inka zumva zikanabimenya. Hanyuma habaga amahamba, hakaba amabanga, hakaba ibyo bita inzira, hakaba indama, hakaba ibyisigo, hakaba imyama cyangwa se bitaga imyoma n'izindi. Iyo turebye rero ubwo nari mvuze wenda ngo amahamba ni indirimbo baririmbaga bacyuye inka. Hanyuma amabanga cyangwa se amahindura ni indirimbo abashumba baririmbaga inka zirimo kurisha ariko zitaha, kuko hari ukuntu umushumba yabaga acyuye ariko atarazihata inkoni ngo ziboneze mu nzira zitaha, akagenda aragira mu cyerekezo kimusubiza iwabo. Uvuga ngo igihe inka zirimo zirisha ziri mu cyerekezo gitaha, nibwo indirimbo rero yaririmbaga nizo bitaga amabanga. Hakaba n'izindi ndirimbo baririmbaga zitwa inzira. Inzira ni indirimbo zaririmbwaga igihe inka zabaga zigana ku mabuga cyangwa se ku mabumbiro, no kuvuga mu mashoka y'inka indirimbo zaririmbwaga zitwa inzira. Hanyuma izo bitaga indama ni indirimbo baririmbaga mu gihe inka zabaga zibyagiye ahantu. Kubyagira ngira ngo ni igihe inka zabaga, tuvuge niba bashoye ku mabuga ku gihe zikutse ziri ahantu zibyagiye, hari ubuvanganzo nyine abashumba babaga bafite indirimbo bazihimbiye bakaziririmbira rero icyo gihe. Ndetse indama banaziririmbaga mu gihe cy'iminsi mikuru, igihe bamurikaga inka, ngira ngo nk'amashyo y'inyamba cyangwa se inkuku muri rubanda. Hari igihe cyageraga mu kwita abisi, mbere y'uko abisi bavuga amazina yazo mu birori, iyo babaga baziririmbira aho ngaho zibyagiye, nabwo izo ndirimbo baririmbiraga inka mu birori nazo zitwaga indama. Icyo gihe rero bazihimbazaga banaziha amashyi baziririmbira ubwo buvanganzo. Inka ni itungo ryagiye rigira icyubahiro cyane mu muco w'Abanyarwanda. Hari indirimbo rero bitaga ibyisigo, ni indirimbo abashumbi babaga bashoye inka barimo kuzidahira amariba ahiye, bagira ngo bazigushe neza zinywa amazi zimeze neza mu gihe cyo gushoka. Icyo gihe rero baraziririmbiraga bakaziririmbira ibyo bita ibyisigo, noneho zikanywa amazi zimeze neza, nazo zaryohewe n'ubuvanganzo barimo baziririmbira zashotse amazi ku mariba ahiye. Amariba ahiye ni ukuvuga ni amazi yabaga ameze nk'arimo umunyu, ku buryo inka zayanywaga zimeze neza. Ngira ngo mu burasirazuba niho hazwiho kuba amariba ahiye, ndetse abantu bavuga yuko buriya na Muhazi nayo bayifataga nk'amazi ahiye, kuko ngo inka zakundaga amazi yo mu kiyaga cya Muhazi. Ibyo ngibyo byo wenda byakorerwa ubundi bushakashatsi, kuko n'ubu hari abantu bacyorora, wenda bakazatubwira niba koko begereye Muhazi, niba amazi ya Muhazi cyangwa se yahegereye kiriya gice cy'uburasirazuba n'agace gato k'amajyaruguru aho Muhazi ikora, niba koko amazi yaho inka ziyakunda. Ntabwo twakwibagirwa kandi ibyo bita imyoma cyangwa se imyama, ni indirimbo zaririmbwaga mu gihe cy'impeshyi bagisha. Kugisha ni igihe byabaga ngombwa ko
abantu bimura ubworozi bwabo bw'amatungo, hanyuma bamara gutunganya neza ibijyanye n'aho bazimukira, bagafata umunsi bazimuriraho inka zabo, bamara kwemeranya umunsi bazimuriraho inka zabo, bakazabwira abashumba rero ko igihe kigeze cyo kwimuka, bakajya aho bamenya amakuru ko hari ubwatsi ndetse n'ayamari bahiye nk'uko twabivugaga. Icyo gihe rero abashumba bari mu nzira bagisha bagiye bajyanye inka, hari indirimbo bagendaga baririmba mu nzira mu gihe cyo kugisha. Izo ndirimbo rero nizo zitwaga izo ndirimbo nizo tuvuze zitwaga imyoma cyangwa se imyama. Rero ubuvanganzo ntabwo twabuva, ahubwo amazina y'inka tutavuze noneho icyo bita amazina y'inka nyirizina. Umwami murumva ko inka yari imaze kugira agaciro gakomeye cyane, abaturage bazikunda, bazikorera ibirori n'ibindi byinshi. Bigera rero no ku mwami aho nawe yari afite amashyo yihariye y'inyambo, inka zitoranyijwe neza. Ngira ngo wenda tuzabakorera ikiganiro cy'uko inyambo zabonekaga, yo babanguriraga ibyo bitaga kubona ibyo bita ibigarama, inkera kibumbiro, imirizo, ingegene, kugera inyini inyambo yuzuye neza. Ngira ngo abasura mu Rukari muzi ko hari inyambo, ishyo ry'inyambo, kugira ngo abantu bamenye ubundi inyambo z'ibwami zabaga zimeze gute, zitwaraga gute. Rero abisi igihe cyarageraga, iyo ishyo, kuko ishyo bafatiraga ku mubare w'inka runaka, wazirenza akaba habaye irindi shyo gutyo. Iyo rero umwami yabaga agiye kurema irindi shyo, yahamagaraga abisi, hakaba ikirori cyo kwita rya shyo rigiye kuremwa izina. Ibyo bitaga, aho niho ubundi havuye amazina y'inka nyirizina. Ni ukuvuga ngo bahamagaraga abisi, babaga ari abahanga nabo bafite ubuvanganzo bwo gusingiza umwami ndetse n'inyambo ze n'ubworozi bw'umwami, nk'uko mu buvanganzo nyabami nyine harimo ubwitwa amazina y'inka. Hanyuma umwisi rero akaza akazirebamo imfizi nziza ndetse n'imbyeyi nziza, akazireba akoresheje rero inganzo ye, akazisingiza bivuga ati zirimo iyi n'iyi, zirimo amariza y'indekwe, zirimo iyi n'iyi, zirimo rutagwabiza iminega, inkuba zisa mu bihogo, rwa mugabo nyirigira imbi zisanganiza ingoma. Akagenda avuga ibintu byinshi, ku buryo iyo habaga harimo uburyo bwo gusingiza inka, ngira ngo iyo turebye mu mazina y'inka ugasanga abisi, usanga muri ayo, iyo bavuze nk'amazina y'inka tugasanga inka ya Musoni, inka ya Rumonyi, inka yande, inka ya Muvunyi, inka ya Kanyamashokoro, inka y'Ikirezi. Abo ni abisi bagiye bita amazina, ukumva nyine baravuga wenda ngo rwogesha ku imbibi, rushita ku imbebera, rukaraga ku mpitira, rukaraga ku mpini, rwogesha ku mbuga, rwanika ku ntagara, rwesa ku nkiko, rukubira imigereka, rukomera bigembe, rukenyera kuratwa. Urumva iyo ni uburyo barimo basingiza ishyo runaka, kandi ayo nibyo bita amazina y'inka. Cyangwa nk'iyo usomye wenda nk'inka ya Musoni, iyo bavuga ngo rwiyamirira yuhira imbuga, inkuba zihindura abanyamihogo, rwa mirindi yasima ugomwa, Imana aremye inyamibwa y'impeta, ntibeho urugingo uyihinyura. Yamara kwigira intayoberana, ikayambika ku mugaragaro, ikayiha umuyaha imboneranye, ikayungura ubwiza barora, ndagira inkumburwa idashyikirwa, bahora biganya bumwijari, yanogeye rubanda ku mubiri, n'abatayigira baranyuzwe, ntibakinanirwa kuyihogoza mu kuyihuriza imbozamihigo. Umwami yayizaniye imbabazi, akaba agirutse mu irasaniro, amaze kugwiza imyato y'ingabo, ingoma zisuma gituruka induga, indamutse ishoreye ikiriri cy'inka. Impundu zivuga mu cy'Imana, zivuga mu rubumba rw'inyambo, zivuga amasaka ya Mbirizi, ziba igisagara ku muremure, zivuga mu ruhango w'ibwami, zivuga inyarurama rwa Nyanza, zivuga inyarabuye na Mwendo, ziba urugamba ziza urugarama, bazura b'inyarugenge, zishyira kera ntizasigaho. Barazumva mu Nyarufunzo, izarisanga urugamba mwiza, ziranamiza rwa Rwogera, zisanganira shema ry'abagabo, anyura mu Bwanacyambwe zivuga. Umwami wacu ageze mu bwiza, impundu zogera kuhavugira, arambagira impinga ya Runyinya, zivuga ku mutwe wa Janjagiro, zivuga urwunge ku Cyimbazi, atashye imwurire w'izogeye, Imana zeze batumira impeta, Rutarindwa atinduka imuhira, umwami agaruje inkiko umuheto, atuta bungere be kugenda. Niwe nkuru zitaha ikavumu, ngo amashyo yose ateraniraho, isi
zivuze haje nyirazo, zibyumvise zizatuza, maze inkoberera zitwara zitanguranwa iminega y'imbibi, zibuza umwungeri kugurura, zirusha izo mu gicu gutinduka, izogeye zipfo zarwatiye, basigaye bagerura inkike. Ndi gutyo bagakomeza. Wenda reka nse n'ucumbikane gucutsa, kuko nashaka kumvisha uburyo bwari ubuvanganzo rimwe na rimwe bunafite injyana buryoheye amatwi, kugira ngo n'ibyo duhimba n'ubu rimwe na rimwe bamwe tujye tugerageza turebe. Rero imvano y'amazina y'inka ko ari nayo twarimo tugira ngo tuganireho, ntabwo yaturutse ku kindi. Cya mbere yaturutse ku gaciro inka ifite mu muco w'Abanyarwanda, mu mibereho n'imibanire yabo. Icya kabiri twavuga nuko amazina y'inka yaje ari nk'icyubahiro kigaragaza uburyo amashyo y'ibwami atandukanye n'izindi nka za rubanda, kuko biriya bindi twavuze ubuvanganzo bushingiye ku mazina y'inka burimo ayo mahamba, imyama, ibyisigo, inzira, ndetse na za ndirimbo zose twavuze baririmbiraga inka, byari byo muri rubanda. Wakongeraho rero ubuvanganzo bw'amazina y'inka twavuga ko bwari ubw'ibwami, ukumva yuko rwose inka byari itungo rikomeye cyane. Uretse ko ubu ngubu impungenge dufite nuko uko zibagwa siko zororwa. Wenda abakunda akaboga bari bunyumve nabi, ariko mu by'ukuri u Rwanda rwatembaga amata n'ubuki, rurimo ruraba u Rwanda rwuzuye amabagiro y'inka, kandi mu by'ukuri uko tuzirya siko tuzorora. Abanyarwanda bazaga bavuga muri bya bindi by'idukikije ngo nutema kimwe ujye utera bibiri, ariko sinzi niba ababaga imwe baba basize imitavu. Ariko dukwiye gutekereza uburyo habaho gusigasira inka n'ibizikomokaho, kuko ntekereza ko ubuzima bwacu inka tuzikeneye kandi cyane. Wakoze gufata umwanya wawe rero ukabana natwe mu kiganiro Inshoza y'Umuco. Ngewe ndi Sam Muvunyi, ikiganiro Inshoza y'Umuco mpora mbibabwira ko nta gakondo nta nkomoko, kandi u Rwanda ngendana arirwo rubyara urwo ngendamo. Rero ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Ngewe ndi Sam Muvunyi, ikiganiro Inshoza y'Umuco. Wakoze gufata umwanya ukabana natwe, naho ubutaha. Amahoro y'Imana abane namwe.